mwese ndabasuhuje rero aho muri hose hirya no hino mu mpande zigiye zitandukanye. Nimwigire hano tuganire tugire ibyo twunguranaho kandi bidufasha. Nk'uko mubizi iyo umuntu yakoze arananirwa, iyo ananiwe hari benshi bafite ibyo bakora bigiye bitandukanye bakaruhuka bakumva bameze neza. Hari n'ibyo twita hobbies cyangwa se bya bindi umuntu akora bikamuruhura iyo adafite ikindi kintu arimo gukora, bya bindi aba arimo gukora ariko kandi bimushimisha, bita nyine mu cyongereza hobbies. Buri umwe wese rero afite ibyo akora akaruhuka, buri wese afite hobbies ye. Hari ufite hobbies cyangwa se uruhurwa ushimishwa no gukina umupira, ushimishwa no gutembera, ushimishwa no kuryama agasinzira, nyine akaruhuka, ruruhurwa no kureba indirimbo, ruruhurwa no kuzumva, ruruhurwa no kubyina, ruruhurwa no kureba filime. Rero ni byinshi bigiye bitandukanye umuntu nyine akora akaruhuka cyangwa se twese tugenda dukora tukaruhuka. Rero ngewe uyu munsi ndashaka kwita kuri ba bandi baruhurwa no kureba filime. Nimwigire hano. Tandukana no kureba filimi zitagezweho, tandukana no kureba filimi ukagenda usimbaguritsa kubera yuko iyo filimi utayizi, wagiye ukabwira umu DJ ngo nayiguhe, baba ari ababana, ukamuha flash ukamubwira ngo nshyiriraho filimi zigezweho, washyira muri computer cyangwa washyira muri mu mashini yawe, ukagenda usimbutsa kubera yuko utazi iyo filimi iyo ariyo. Rero ndaje hano kugira ngo mbereke trailers cyangwa se urebe filimi, ujye ureba filimi ubanje kureba trailers cyangwa se ubaka akanya nyine ngiye kubafasha kubereka amafilimi agezweho, the trending movie trailers. Trailers ntabwo iba ari ndende, icyiza cyayo nuko niba ubona ari filimi 5 ugezeho kandi ubona nziza, banza urebe trailers kugira ngo bigufashe gusotinga iyo uza kureba mbere y'izindi. Iyo trailers ureba filimi uzi ngo ureba filimi n'ubundi uzi ngo ino filimi nayikunze kubera yuko trailers bazagufashije kumenya ngo reka ndebe iyi ngiyi. Rero tandukana no kureba filimi utazi. Tugeze mu isi ya digital cyangwa se isi y'iterambere, isi ya internet, isi nyine y'ibigezweho byiza kandi byose dufite ubushobozi bwo kureba nyine n'ubundi byo twamaze kwihitiramo. Ndabasoje rero, iyi nibibonwe nkuko musanzwe mubizi, igira hino n'ubundi bafashe kubagezaho cyangwa se twite kuri ba bandi bikundira ama movies. Ntabwo ukwiriye kujudginga cyangwa se ngo uhore mugenzi wawe kubera yuko adakunda nk'ibyo ukunda. Niba wowe uruhurwa na movie, ntabwo ukwiriye kureba wa wundi uri kumva indirimbo ngo ujye barasaba bari bibiki, bariya barasaza, bariya uba judging. Buri umwe wese afite ibyo akunda, twese ntabwo twakunda nyine ibintu bimwe. Mu cyongereza niho bavuga ngo one man's meat is another man's poison. No kuvuga ngo bishatse kuvuga ngo ibiryoherera bamwe n'uburozi ku bandi. Yes. Rero nyine reka nabo tubiteho babandi bakunda kureba filime. Rero hari niba ufite nkanjye nkoresha browser yitwa Chrome. Fata browser yawe iyo ari yo yose ukoresha, wandikemo ijambo IMDb igufasha gukora icyo twita watch latest trailers. You watch the trending trailers, the latest movie trailers. Ufasha kureba amatrailer y'amafilimi mashyashya agezweho. Rero ikintu uri bukore, uraza hano urahabona yuko ari hano kuri nyine kuri IMDb kano kambere, aka kambere ni kuri buzeho. Numara kuzaho ukirikeho IMDb. IMDb urabona nka hano dusa duhinguka kuri filimi ya mbere yitwa Fire and Ash.
Fire and Ash. Twebwe dushaka kureba 5 things to watch. 5 things to watch this week. 5 things to watch this week. IMDb. Filimi rero hari browser nyine, yego browser yari yose, ariko hari amagambo menshi cyangwa se hari sites nyinshi ushobora kureberaho amafilimi agiye atandukanye. Ushobora kuba ufite application ya Netflix. Application ya Netflix nayo ikagufasha. Reka nkande muhano turebe. Application ya Netflix uyifite iragufasha nayo ukamenya amafilimi agiye agezweho, cyangwa se ukagenda wandika ukajya muri YouTube nyine, muri YouTube search site ugashiramo film, ariko urumva biterwa n'ubundi nuko muri YouTube ho ugomba kubuza filimi ushaka yari, mu gihe hano kuri IMDb ho nyine hakwereka filimi ukaza kureba ugendeye kuyo wakunze. Yego, ndabona network zanjye zabaye nke. Network zanjye zabaye nke. Ndabona bikunze. Reba nka hano urebe ino filime. Reba ino filime ya mbere ni filime yitwa Len. Ni filime yitwa Len, niba nsomye neza, Len hano. Iyi filimi rero nyine urabona ko ari Len nkuko nari maze kwibereka. Iyi ni filimi ivuga ku mukecuru cyangwa se umubyeyi ukuze nyine, watawe n'umugabo. Yatunguwe nuko nyine umugabo amutaye mu myaka 30 bari bamaranye babana nk'umugabo n'umugore, ariko nyine ibyo akaza kubifashwamo no kuba n'umuryango we gusenga ndetse no kwihesha agaciro. Rero iriya niyo filimi navuga ngo ya mbere mu zigezweho. Hanyuma indi filimi ni iyi ngiyi ya kabiri yitwa Twisted Metal, ariko iriya filimi ya mbere ya Len, abastari barimo harimo witwa Blake Clark, Liane Stiles ndetse na Celia Weston. Ushobora no kuyibona nyine kuri izasohoka tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nyine n'undi 2025. Hanyuma filimi ya kabiri ni filimi yitwa Twisted Metal. Twisted Metal, it's an outsider must deliver a mysterious package across a post-apocalyptic wasteland in exchange for a better life. Rero ni filimi nayo irimo abastari nka Stefan Beatrice, Anthony Mackie ndetse na Joe Sinoa. Iyi ni filimi ya kabiri nziza yo kureba, nayo izaba premiered, season ya kabiri za premiered tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi. Filimi ya kabiri ni filimi yitwa iya gatatu, ni filimi yitwa Chief of War. Urabona ko ari filimi nayo nziza ya gatatu. Nayo rero ni filimi nziza yo kureba, iyi Chief of War.
Iyi filime irimo abasitari nka Jason Momoa, Luciane Buchanan. Ni filimi izaba premier cyangwa se izamurikwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Ni filime nziza cyane ifite trailers nziza. Indi filimi ni filimi ya kane nyine, ni filimi yitwa Oxford Year cyangwa se umwaka wa Oxford. Oxford ni ukuvuga nyine ni izina ya university yo muri leta zunze ubumwe za Amerika izwi nka Oxford University. Rero iyi filimi irimo abasitari barimo ni Sophia Carson, Corey Miley Crest ndetse na Douglas Scott. Filimi nziza cyane. Filimi ya kane ni filimi yitwa Monster Island. It's set in Pacific. Ni filimi yakorewe cyangwa se yakozwe hifashishijwe ikitiriro cy'iriya nyanja n'ubundi ya Pasifika. Byabaye mu nyanja ya Pacifique mu mwaka w'1942. A Japanese soldier and a British prisoner of war were stranded in a desert island. Okay. Haba havugwamo nyine aho umusirikare w'umuyapani ndetse n'imfungwa y'umwongereza aho zari ziri nyine aho mu butayu bw'icyo kirwa, bahiga ibyaremwe cyangwa se inyamaswa. Two mortal enemies must come together to survive the unknown. Noneho ibindi biremwa bibiri cyangwa se abanzi babo bakaza ngo babane ariko mu buryo bari batazwi. Rero izo ndumva arizo filimi nababwira zo kureba. Filimi ya mbere ni Len, filimi ya kabiri yitwa Len, dore ngiyi reka zoom ndisi Len. Filimi ya kabiri ni yitwa Twisted Metal, you can see, I can zoom. So filimi ya gatatu yitwa Chief of War cyangwa se umuyobozi w'intambara. Filimi ya kane ni filimi yitwa My Oxford Year cyangwa se umwaka wa University y'abanyamerika yitwa Oxford University. Filimi ya kane yo kureba ni filimi yitwa Monster Island cyangwa se ikirwa cy'ikirura. Monster ni ikirura cyangwa se inyamaswa nyine twita ikirura mu kinyarwanda. Rero iyi niyo filimi yo kureba. Reka turebe kuri trailer y'ino filimi bavuze Len izashyirwa hanze ku itariki 31 ni vuba z'uku kwezi kwa karindwi. Iyo filimi reka dushake nko kuri YouTube turebeho gake mberekeho trailer Len. Okay, good. Len, you can see the trailer. I'm just so confused. You take so urabona ko ifite trailer zayo ntacyo zitwaye rwose. Ni nziza, ni nziza. Iyi ni official trailer. Ni official trailer ya filimi n'ubundi nyine yitwa Len. You can see official trailer ya filimi yitwa Len. Rero ni filimi nziza rwose yo kureba. Rero ndabashimira cyane mwebwe twabanye, ariko kandi mbibutsa gukora subscribe ku batarayikora
nshimira mwe mwese mwakoze subscribe mudahwema kutwereka ko tuba turi kumwe, kutwereka ko muba mwakunze ibiganiro ndetse n'amavideo yacu tuba twagiye tubaha. Rero ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira muri comment yacu, aho YouTube channel yacu nyine yitwa Bibonwe Videos. Kora subscribe kugira ngo ujye uba wa mbere wo kubona ibyo tuba twashize kuri YouTube channel. Rero ndabashimiye cyane, ngira ngo nifurize ineza ndetse nifurize gukomeza kumererwa neza n'abakunda kuruhuka bareba filimi. Ngira ngo mbabwire ngo muryoherwe mukunda kureba filimi. Rero naho ubutaha mujye mukomeza mukunde Bibonwe, turi kumwe, mukomeze kugira ibihe byiza. Iyare Bibonwe kandi tubitayeho igihe cyose turi kumwe.